ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana. Buri wese abona ineza yawe, duhamagaye imbaraga zawe zikomeye, duhamagaye kugirirwa neza n'Imana. Impamvu yacu yo gusenga, impamvu yacu yo gusenga ni imirimo twabonye twagiye mu masengesho. Haleluya. Impamvu dusenga ni imirimo twebwe ubwacu twabonye tukayibona mu masengesho. Gusenga bituma Imana isubiza abantu ibibazo bafite. Ibibazo byawe ufite byananiye abantu, byananiye abadogiteri, byananiye abakomeye, imanza zawe ufite zananiye abacamanza. Ibyo byose mubikusanye mubishyire Yesu mu masengesho. Ingingo Uwiteka we ayo masengesho dusenze niyongera asubiza abantu kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera. Haleluya, zo kwizera. Haleluya. Anishesha Imana nishimwe. Intwaro zo kwizera ngo zizatuma munesha ngo mugire ibyishimo. Amina. Mana data nyiringabo urera kandi urashyiranuka, urushobora byose unyagora ku ngoma. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye imirimo yawe, tugushimiye kuri Imana yahozeho kandi uzahoraho. Ngwino ubane natwe muri iri teraniro, ngwino tubere umuyobozi, ngwino tubere byose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka wera niziza zitugote, imbaraga z'umwuka wera niziza zituzenguruke, imbaraga z'umwuka wera nizize wizibe mu mitima yacu. Amazina ryawe Yesu Kristo turimo nyabuneka Imana udutunganye rwose. Reka abagabo beze, abasore n'abakobwa beze, ababyeyi utweze udutunganye, ndetse n'abana batoya beze, kuko tugiye kuba imbere y'amaso yawe, tunejejwe no kuba imbere yawe, twejejwe nawe. Nyabuneka Imana yacu, reka kugirirwa neza nawe kube mu ruhande rwacu, turengerwa nawe ntitugote. Kubw'uyu mwanya usubane natwe kandi nubana natwe uratugirira neza. Nyabuneka Imana yacu, reka umwuka wawe wera azaba hagati muri twe, umwuka wawe wera azatubera byose. Uramenya icyo dukeneye kandi urakiduhera kwesha icyubahiro kugira ngo ubuntu bwawe busaga itorero ritunze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. muri aya masengesho ari abakomeye n'aboroheje natugereho kandi atugirire neza. Ubuntu bwawe busaga we mu ruhande rwacu. Ababyeyi tukubone muri iri teraniro Uwiteka, ureke tukugirireho umugisha. Nyagora ku ngoma Imana yacu, ngwino ube mu ruhande rwacu, ngwino ubane natwe muri byose, ngwino tubere umuyobozi, ngwino umwigisha muri twebwe, ni wowe usumba byose, ni wowe Mana igira ikirema yarangiza amazina ryawe Yesu rihabwa icyubahiro. Imbaraga mu gihe cyo gusenga, muri iki gihe cy'amateraniro yo gusenga, nicyo gihe uvuganiramo n'Imana, nicyo gihe Imana ikoreramo ibitangaza, nicyo gihe Imana ihinduriramo ibintu, nicyo gihe Imana none rero Uwiteka iki gihe cyacu cyo gusenga, ngwino twese dutunganye kandi ubashe kubana natwe, imirimo yawe n'ibitangaza bikoreke muri iri teraniro ryacu. Abafite ibibazo bakubone, abarwayi bakire mu izina ryawe Yesu Kristo, abafite uburwayi bw'ubumuga bakire, abafite intambara zo mu mitima zikire mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko duteranye tungana utya, ngwino buri wese ukora imirimo n'ibitangaza mu ruhande rwe, amazina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakarama mukunzi Imana yacu, ngaho bana natwe n'ubu n'iteka ryose Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. tugiye kuririmba indirimbo ya 62. Mu
ndirimbo z'agakiza mu ndirimbo ivuga mu gihe cyo gusenga. Igihe cyo gusenga nicyo tugiyemo, uyu ni umwanya mwiza. Igihe cyo gusenga ni igihe umuntu yezwamo, ni igihe umuntu aboneramo imbaraga z'Imana, ni igihe umuntu avuganiramo n'Imana, ni igihe ubuntu bw'Imana bubana nawe, umutima we ugakingukira Imana, Imana nayo ikabona ko uwo muntu aje mu mwanya w'amasengesho. Yesu natugirire neza. Tuzamurira indirimbo Mama Israel. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe
bose Imana izahanagura amarira izavanaho imibabaro yose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu n'ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu butware nejejwe n'Imana mu mutima wanjye mu muriro w'ijuru niho nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye mu muriro w'ijuru niho nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo unyigisha yo mu gakiza k'Imana kuko ubuntu narayihawe mu gihe ndihanika imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru niho nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru niho nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru niho nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru niho nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo Hallelujah Amina 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 kubaho ni Yesu no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri mwami Yesu aduhana umugisha kubaho ni Yesu kubaho ni Yesu na ubugingo bwiza twahisemo ni ugukurikira umwami Yesu Yesu atugirire neza Mana nishimwe umuririmbyi atangiye avuga ngo neshejwe n'Imana mu mutima aneshejwe n'Imana mu mutima we aneshejwe n'Imana aneshejwe n'Imana Yesu nahabwa icyubahiro tumushimiye ko aduhaye uyu mwanya ndawukunze umwanya ndawukunze ni umwanya mwiza turi muri uyu mwanya wo gutarama twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza ubu hari abantu bataramiye mu bubari butandukanye hari abantu bataramiye mu maroge atandukanye hari abantu bataramiye mu nama runaka ariko natwe tunejejwe n'Imana umutima wacu kuko dutaramiye Imana turi mu mwanya wo gutaramira Uwiteka Yesu natugirire neza kandi ukuboko kw'Imana gukomeye kubane natwe komeza Imana ibane natwe igira ikirema mu ruhande rwacu mu buryo budasanzwe twatangisha indirimbo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu atambuka inyenyeri agera kure cyane agatambuka inyenyeri maze umutima w'umuntu ushaka kureba Imana ugakomanga urugi umutima rero ushaka kureba Imana hari uko ugomba kuba umeze umutima ujya gukomanga Imana hari uko ugomba kuba wabaye umutima ukomanga Imana ni umutima wamaze kureka ibyaha ni umutima wamaze kumenya Imana ni umutima amaze kumenya Kristo kuko Kristo niwe wenyine uha umuntu kumeneka yigeze abwira abigishwa be amagambo akomeye arababwira ngo ni byiza ko ngenda ngo kuko nimara kugenda
nzohereza umufasha, kandi uwo mufasha niwe uzenda ku bya data akabibaha. Arangije aravuga ngo uwo mufasha niwe uzaza akemeza ab'isi iby'ibyaha byabo. Uwo ni Umwuka Wera. Muri aya materaniro nabasabira ngo Uwiteka yuzuze abantu Mwuka Wera, kugira ngo Imana ibane nabo, kandi amasengesho yabo agira aho ava agire n'aho agera. Mwami Yesu naduhana umugisha. Amen. Dukomeze dusenga Imana. Haleluya. Kuko turi mu mwanya wo gusenga. Twatekereje aya masengesho, Imana ibana natwe iminsi yose mu masengesho, ariko naya nawe uzatwumva uri kure nangwa uri hafi, tugusabye kuzinginga Imana mu gihe cyawe cyo gusenga, ukaba ukezwa kugira ngo amasengesho yawe agere imbere y'Imana, akomange ku rugi ashaka kureba Imana. Kera batangaga ibitambo by'inuma ndetse n'inkungura. Icyo gihe barikora, nicyo kintu bakoraga, nicyo kintu bashakaga, ibitambo by'inuma n'inkungura. Ariko kuko uyu munsi batagitamba ibitambo by'inuma, inkungura, ibimasa, intama, ntabyo bagitamba, kuko habonetse igitambo kimwe gusa rukumbi. Habonetse igitambo, kandi igitambo cyaje kuducungura ni Kristo. Kristo niwe wabaye igitambo kizima abantu bahungiraho maze barushye bagahabwa imbaraga, bahungira kuri we barwaye bagakira, bahungira kuri we bashonje bagahaga, bahungira kuri we bambaye ubusa bakambara, bahungira kuri we nta mbaraga z'umutima bafite bakazigira. Abo ni abantu bemeye ko Yesu yababereye igitambo kimwe kizima, barangiza bakamwemera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bakakira Yesu maze Yesu akabana nabo. Uyu munsi rero turi mu mwanya wo gusenga, nubwo tutari benshi, ariko muri iri teraniro wateze bonima. Muri iri teraniro Umwuka w'Imana haririmo, kuko hari ibyo arimo agenda akora muri iri teraniro, natwe turabyumva. Kadusenge rero, dusenge muri aka gahe turimo dusenga. Reka dusenge mu Imana, amaze ubuntu bw'Imana bubane natwe, kuko gukomeye kw'Imana kube mu ruhande rwacu. Imana itibagirwa imirimo y'abera, ikomeze ibe mu ruhande rwacu, kandi turengere kuko ariyo murengezi. Kadusenge. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ijya yeza imitima y'abantu. Icyambere ni ukwezwa, kuko abantu benshi barateranye ariko ntibigeze basenga. Ariko gusenga ni kimwe, gusenga ni ukwezwa, kugira ngo dutunganwe rwose. Kandi nitumara gutunganywa, ibitambo by'amasengesho bigera imbere y'Imana, maze bimuhumurira Imana neza. Mu izina rya Yesu turasenze, duhamagaye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo ikomeze ibane natwe, ituramburire amaboko. Ijambo ryayo ribe muri twe rigwiriye kandi rifite imbaraga. Mu izina rya Yesu turirukana abadayimoni bategera abantu mu iteraniro. Mu izina rya Yesu Kristo, ureke ukuboko kwawe kwiza, ureke izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi imirimo yawe n'ibitangaza Baba, katika jina la Yesu bikorekere imbere yawe. Mu izina rya Yesu turirukana imbaraga z'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo turirukana abazimu bo mu miryango, katika jina la Yesu. Abapfuye badasenga, abatura birukanye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana nituyiharire kandi nibe muri twebwe. Imbaraga z'Imana zibane natwe, mirimo n'ibitangaza bikoreke muri uyu mwanya turimo dusenga. Abagore buzuza imbaraga, abagore batabare, abagore buzuza Umwuka Wera, abagabo buzuza Umwuka Wera. Imbaraga z'Imana zihaboneke, mirimo n'ibitangaza bikoreke. Mana ihindura amateka y'abantu. Haleluya, haleluya. Mana ihindura amateka y'abantu, kugira ngo izina ryayo rishyirwe hejuru. Ukuboko kwawe kwiza
wigeze wabwira Yeremiya ngo ntabazaga gutabara ko maze mwereke ibiruje utamenya. Yeremiya yarebaga umubabaro w'uwo mwanya ariko ntiyarebaga ikiri imbere ye. Niko isi yose yugarijwe bareba ibyo bicaye nk'uyu munsi ariko ntibarebe ejo hazaza, ntibarebe ejo uko bizaba bimeze. Ariko twinginze Imana yera kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza, kugira ngo Imana igire ikirema maze ikirema igikoresha imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Reka ukuboko kwawe kwiza, reka imbaraga zawe zikomeye ubane n'urubyiruko, urubyiruko rugirire neza, abasore batabare ubambike imbaraga, abagabo barengere Mana, izina ryawe rishyirwe hejuru, izina rya Yesu. Duhamagaye umwuka wawe wera, duhamagaye imbaraga zawe zikomeye, duhamagaye kugirirwa neza n'Imana. Ubuntu bw'Uwiteka nibuhagaragare. Ni mando buri wese yongera guhenda henze, emera guhendahendwa, emera gusenga kwawe, emera kwinginga ubw'umwuka wera yamanukiraga intumwa bavuze ku ndimi zitandukanye. Umuntu wese amenye icyo Imana ishaka, umuntu wese amenye icyo Imana ivuze. Uyu munsi igenderera abagore, uyu munsi igenderera abagabo, uyu munsi igenderera abakobwa, uyu munsi igenderera ababyeyi, uyu munsi ihindura amateka kuri buri rwego rwose. Imana nirutabare kandi ugirire neza muri biterane rero, usengere ibyo bintu, dusenze wandika abantu imbaraga, mwuka wera uhindure ibidahinduka, mu basore n'abakobwa ngwino uhindure mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese abona ineza yawe, abone ko hari imirimo yakoretse, buri wese abone ko hari icyo waremye, amaze izina ryawe Yesu yawe icyubahiro. Nyamuneka Imana yacu, reka haleluya, haleluya, haleluya. Uri Imana yumva, uri Imana ireba, uri Imana ihindura ibintu bigahinduka, uri Imana igira ikirema, yaragize kandi ikomeza. Reka Uwiteka nyir'ingabo, abantu bakeneye ineza yawe, abantu bakeneye gutabarwa kwawe, bakeneye imbaraga z'Imana, bakeneye kubatsindishiriza. Hari ibintu byagwiriye abantu bararemerewe, abantu babuze uko babigenza, abantu babuze uko babikora, abantu babuze icyerekezo. zazindi zikura ku gisasiro cy'uburwayi maze zikongera zigasubiza umuntu mu buzima. Duhamagaye imbaraga z'Imana, zazindi zijya zishyira amaraso mu muntu yamushizemo, zazindi zongera umwuka umuntu akongera akaba muzima. Izo nizo duhamagaye, duhamagaye imbaraga z'Imana, zazindi zijya zambika umuntu yambaye ubusa. Imbaraga z'Imana zitugaburira tubuze uko tugira, imbaraga z'Imana zitanga urubyaro, imbaraga z'Imana zitanga aho kuba, imbaraga z'Imana zitanga ijambo aho umuntu yariburiye. Izo nizo duhamagaye, imbaraga z'Imana, zazindi zijya zubaka ingo mu izina ryawe Yesu. Izo nizo duhamagaye, ngwino ubane natwe, ngwino wubaka ingo z'ababyeyi, ngwino wubaka ingo z'abagabo n'abagore, ngwino wubaka ingo zitubatse, ngwino uzishyigikire mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Turatatanije gukora kwa Satani, turatatanije imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Reka kugirirwa neza nawe nikugere mu babyeyi, kugirirwa neza nawe yewe Yesu, nikugere ku babyeyi, kugirirwa neza nawe nikubazenguruke yewe Yesu, wa munyembaraga we, gitare cy'amahanga, bwugamo bwacu, giti cy'inganza marumba, zabitarumba, turaguhendahenze. Nyamuneka Imana asayera guhendahenze, uhereye tubona za umwatiyapera, ayidata wa murengezi we, azamumva guhendahenza, ureba imirimo n'ibitangaza, ubuntu bwawe bukomeye, neza yawe nihare, urukundo rw'Imana niruhare
amahoro turirukana imbaraga duciye bugufi cyane uraguheza Uwiteka nyemerera cyane wongera wubaka ubwo bumusha namaganye devorose mu izina rya Yesu Kristo reka ni wowe ujya wubaka yojya uhuza umugabo n'umugore yojya ubahuza ukabubakira none rero Uwiteka nanjye mbikiriye Imana reka wongere usubiremo reka bongere bagire urukundo rwa mbere reka bongere bagaruke bibuke bagiura bongere bagaruke n'ineza yawe bongere bagukomereho amazina ryawe Yesu rihabwa icyubahiro nyamuneka Imana yacu ndakurendahenze aya masaha arebera hose cyane urengera abantu bawe ubiteho kandi ubatabare uri Imana izina rya Yesu Kristo wigiye Imana ndakwinginze kugira ngo izina ryawe Yesu sinima turakwinginze emera kwingingwa emera guhendahendwa kandi ikintu nkwibwirira Uwiteka we isi ni wowe wanyiremye iri mu biganza byawe ni wowe uyibumbatiye nta wayigukura mu maboko atari wowe wenyine ariko isi yugarijwe n'ubwicanyi butandukanye ariko twirukanye uwo mwuka mubi wo kwicana mu izina rya Yesu turirukanye umwuka w'ubwicanyi mu izina rya Yesu hari umwuka wo gusambana ndetse no gutingana uwo mwuka turawirukanye mu izina rya Yesu Imana nitabare Imana nigirungu Imana nirengere Imana nirengere abantu bayo mu izina rya Yesu Nani Yesu emera gusenga dusenga emera kwinginga emera gutabaza urengera isi Mana isi nuyirengere isi nuyitabare isi nuyirwanire isi nuyivugire indwara zitandukanye mu mpande z'isi indwara z'ibyorezo ibyo turabyirukanye ibituma abantu bataryama ibibuza abantu amahoro ibyo turabinaniwe izina rya Yesu twamagana umwuka wera ukora imirimo n'ibitangaza abo turabingingira Imana izina rya Yesu Mana nitabare Mana nikora imirimo Mana ninyuranya amateka Yesu Munyanazareti abantu bakorera imbaraga z'abadayimoni abakorera Satani banyuze abo turabasengeye Mana nibahamagare Mana nibakuriza amaboko akomeye imbaraga z'Imana zidasanzwe izo nizikora imirimo Mana nihindura amateka amerekezo yabo nahindukire uri Imana ifite mato ya buri muntu wese ku isi uko ari niwe ukuze ariko dusengeye abantu baguye abasubijwe inyuma n'ibihe n'amateka abo turabasengeye Mana nibagarure mu buntu bwayo bukomeye Mana nibagirire neza Mana nibarwanirire henirode sinima Mana nizire ikirema kandi Mana nihindura amateka muri iki gihe kidasanzwe muri iki gihe gikomeye muri iki gihe kidasanzwe muri iki gihe Mesiya rengera abantu bawe rengera abanyarwanda rengera abanyamahanga rengera abantu bawe Mesiya rere fodrere sire rata ya bone sinima herirodrere fodene kuwa enita wayasire enisti fodene kuwa Yesu Munyanazareti we reba abantu bari mu magereza atandukanye abo nabo turabasengeye Mana nibatabare Mana nibagirire neza abantu bakoze ibyaha nibasaba imbabazi bazigirwe abatarabikoze barenganwa abo nabo turabasengeye kugira ngo bakure muri gereza bagukorere Mana bagukorere hamagara abagore bundi bushya bagukorere hamagara abakobwa bundi bushya bagukorere buda yasire enigirigone sika edarasire eniwidrovenesika atira bonesire eniminiwa enistakire ederafosemora aleluya rengerisi amazina
ryawe Yesu rihabwa icyubahiro urakoze urakarama Yesu mwami wa munyembaraga we uri intwari itorero ni rya Kristo iryo rihishe mu ibanga ariko twongeye kuryibuka kuko Imana yavuze ngo abera bo mu isi ni intore Imana yishimira ku manywa ndetse na nijoro abo ni abagize itorero abo ngabo rero turabasengeye ngo urengere itorero rya Kristo iryo turarisengeye Imana niritabare kandi niryambika imbaraga Imana niryuzuza imbaraga babandi baririmbaga wongera ubuzuza imbaraga babandi baririmbaga Imana nibatabare bamwe basengeraga uyu murimo nawe Imana nibambika imbaraga yongera ibambika ubudahangarwa bamwe baririraga itorero ku manywa ndetse na nijoro abo ntibongera baririre babandi bajyaga batarama ku manywa imbaraga z'Imana abo nabo ntibongere batarame babandi bataramaga nijoro nabo ntibongere bataramira itorero umugeni wa Kristo niyongere yambare kandi ntarimbishwe niyongere yezwe niyongere atunganwe niyongere asubizwe mu imbaraga kuko atari igihe cyo kurya no kunywa kandi akaba atari igihe cyo kuryama n'imando yasire si igihe cyo kwicara ahubwo ni igihe cyo kwezwa ni igihe cyo gutunganywa kuko itorero riri hafi gutaha umugeni wemejwe niwe uzataha n'imando yasire n'inima enita yasinima n'iritsinima Yesu n'iminiwa ongera weze itorero kandi niwongera kuryeza babadiyakoni barezwa babandi bakoraga imirimo yo mu nzu y'Imana abo ngabo barezwa n'imana domeni sinima kandi nibezwa barakora uwo murimo nibezwa barakora uwo murimo bejejwe babashumba bamwe bararaga mu materaniro bataramiye Uwiteka abo nibongere bezwe bongere bataramira Imana bongere biginga Uwiteka we aya masengesho dusenze niyongere asubiza abantu mw'imbaraga aya dusenze niyongere areme igitangaza mu bashumba b'amatorero atandukanye Mesi yawe isezerano nyemerera Mana dusengeye itorero rya Kristo turaryingingiye babarimu bigishaga ijambo ry'Imana abo nabo turabasengeye Imana nibambika imbaraga Imana nibasure Imana nibakomeze muri ibi bihe bitoroshe muri ibi bihe bikomeye muri ibi bihe bigoye muri ibi bihe by'ukarindagiza Imana niyambika abakozi bayo imbaraga Yesu mwana w'Imana urengera abadiyakoni urengera abo barimu urengera abashumba b'amatorero urengera abakristo intama bayoboye abo turabingingiye hongera ubakanguza ibimenyetso hongera ubakanguza umwuka wawe wera hongera ubakangure heredevone sire rerako tarabora shaniwe doresika henisiri bonesinima haleluya torebando siri wora urakarama apenos travoni sinima shado krisi biniho shado kire Mana we tefosinima dusengeye ubutegetsi bw'igihugu kuko ni wowe wabushizeho turabwingingiye Imana bibuzuza umwuka wera abahanga ubwenge bw'Imana kugira ngo babere Imana mu isi kandi bayikorere nk'uko bikwiriye raratayo boningima azonima hereresire tutere mango ingabo z'igihugu turazingingiye Imana kugira ngo Imana zitabare wodrayi turigingiye abapolisi ab'Imana nibagirire neza ibuzuza ubuntu bwayo ndetse n'umwuka wera haleluya bagirirwe neza n'Imana abayobozi mu nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'igihugu abo nabo turabingingiye Imana kugira ngo Imana ibatabare kandi ukuboko kwayo gukomeye kubarinde mu buryo budasanzwe henima sheredo peria izina ry'Imana rishyirwe hejuru uhe umuyobozi wacu tuyoboye ubwenge buhanga ndetse n'ubumenyi ahishurirwe birenze agere ku rwego agara nka Salomo ubwo Salomo yari amaze
guca imanza z'abari abagore bari bariye abana babo. Hari icyabaye, umwamikazi w'Isheba yarahagurutse abagore kajya kureba uwo mugabo. Ahageze asanga ni Salomo, umuyobozi w'igihugu cyacu. Nahabwa ubwenge uruta ubwa Salomo kugira ngo akomeze ayobore igihugu kandi yuzuye ubuntu n'imbaraga. Mwuka wera nabekuriwe n'abana be, umuryango we wose tuwushyize imbere y'Imana kugira ngo Imana imugirire ubuntu. Haleluya, 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 haleluya. Imana nibatabare, Imana nibarinde biruta abantu babarinda, kandi ubushobozi bw'Imana bujye bugendana nabo. Imana igibaha ubuhanga ndetse n'ubumenyi, bahishurirwe ibyo migambi y'abantu batari bayigerwaho kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Estafone aniwigana penisibinifo ererewa rekatosini mora rurusini devonema edigarasire penitanga yasire sherewora. Aho uri mu ijuru ry'amahoro, tunejejwe n'ukuri Imana, tunejejwe Abanyarwanda bose, Abanyarwanda bose aho bava bakagera, Imana nibagirire neza, basure usure abantu bose, ubasure abakijijwe, ubasure abadakijijwe nabo basure, kuko namenye neza ko ujya usura abantu bari mu byaha maze wabasura bakamenya ko Imana ibagendereye, ugakora imirimo n'ibitangaza bagakizwa, bakakira imbaraga z'Imana. Mwuka wera bagakora imirimo ikomeye akabaha agakiza. Aho wadukuye mu byaha hari uzakura Abanyarwanda bakizwe, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hari imbaraga twanze imbaraga z'abatinganyi, izo turazanze ntizikaze mu gihugu cyacu, uko abo ngabo batumye Sodomu harimbura. Uwo mwuka watumye Sodomu harimbuka, hararimbuka. Uwo turawirukanye mu gihugu cyacu. Abasambanyi n'abajura, Imana nibaha agakiza, bamenye Yesu, kuko Yesu niwe murengezi. Shanira droresire, kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru, bwami bwawe nibwamamare. Menotra bonesika Shanida koro peniwizerebo handrere fome. Ndakwinginze izina ryawe rishyirirwe hejuru muri iri teraniro, maze ababene data arabadukurikiye nonaha n'abazadukurikira mu kindi gihe bazafashwe n'amasengesho, kandi azagira aho abakura agire n'aho abageza. Ubwami bw'Imana buze bube kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Turi mu ndirimbo, turi mu ndirimbo, turi mu mwanya wo gusenga, kandi umwanya wo gusenga nta kindi gikorwa, bararimba bakanasenga. Yesu ni wowe musambonyemo amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasuhuza umutima iteka, none ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Uza gukona kwinezeza nk'itanga umukiza wanjye, ntumwirengagiza ntamwitaho, nuko afatisha urukundo rwe. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Najya kw'iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane, nabagiriye kunywa
agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka ndakureba Yesu nanyurwa. None ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Amina. Imana yacu nishimwe. Amen. Kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri Yesu. Amen. Nta handi twabikura. Hallelujah. Amen. Ababyeyi ntabwo baduha ubugingo. Umugabo washatse ntabwo yaguha ubugingo. N'umugore washatse ntiyaguha ubugingo. Ariko Yesu wenyine niwe ufite ubugingo bw'ukuri, niwe ufite umunezero, niwe ufite amahoro, niwe ufite byose. Ngo none ni Yesu maza wenyine. Haleluya. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Amina. Imana irakarama. Cyubahiro ni icyayo. Imana izaduha ubugingo. Ubugingo ni ubwacu. Imana nishimwe. Bayoboke mu by'ubwe mwenore z'umwami, mufate mu maboko intwaro za Yesu, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirira, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirira. Imana ziravuze nimuze mwitabe, ikamba ry'ubugingo n'ingarire yanyu, mwimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, mubyuke mutabare mudashidikanya, ntihagire usigara mutumbire Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugire ibyishimo. Kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugire ibyishimo. Mubyuke mutavuba mudashidikanya, ntihagire usigara mugire Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zatuma munesha mugire ibyishimo. Mubyuke vuba vuba
nimwumva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro iteka mu ijuru. Amina. Nimuva ku rugamba. Amina. Imana nishimwe nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu. Amina. Zagira amahoro iteka mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe. Mana Israheli. Amina. Mbakubwire ngo nituva ku rugamba. Amina. Oya umva ko kantu katuganire tunasenga. Nituva ku rugamba dutahanye na Yesu niko tuzabona amahoro. Bivuga ngo muri iyi nyine iyi ngiyi abantu batuyemo nta mahoro wayibonamo, ahubwo abantu bazabona amahoro niba bava ku rugamba batahanye na Yesu. Nibwo abantu bazabona amahoro. Imana nishimwe bavuye muri uyu muntu. Amina. Ngo mubyuke mutabare. Kuvuga ngo abyuke batabare badashidikanya. Hari ibintu yararebye, uyu yarahishuriwe, hari ibintu yarabonye, abona abantu basinziriye, kandi igihe yarabonye kimeze nk'iki turimo, abantu bagomba kubyuka, ntihagire umuntu usigara, bakabyuka vuba bagatabara. Ngo mutumbire Yesu. Haleluya. Ngo mubyuke. Haleluya. Ngo mutumbire Yesu. Haleluya. Kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera. Haleluya. Zo kwizera. Haleluya. Aneshesha Imana nishimwe. Intwaro zo kwizera ngo zizatuma munesha ngo mugire ibyishimo. Amina. Izo ntwaro zizatuma tunesha tujye twagira ibyishimo. Imana yacu nishimwe. Izo ntwaro nizi. Izo ntwaro ni ijambo ry'Imana. Izo ntwaro n'umwuka wera tubana nawe. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Nta zindi ntwaro zindi twarwanisha ariko ijambo ry'Imana nibyo ngabo idukingira, nibyo nzajya rituneshereza. Imana yacu ishyirwe hejuru. Icyubahiro ni icyayo. Ariko ngo mubyuka vuba vuba. Ntituzayitere mu buriri, ntituzetere ku murimo wayo, ntitugende dusubira inyuma, ntitugende dukandagira twumva ko turi kwiganyira. Ngo nimubyuka vuba vuba. Haleluya. Ababyeyi nibabyuka vuba vuba bongere baririre umurimo w'Imana. Ababyeyi nibabyuka vuba vuba bongere baririre ingo zabo. Ababyeyi nibabyuka vuba vuba bongere baririre imiryango, bongere baririre itorero. Ababyeyi nibabyuke, abagabo nibabyuke, abasore n'abakobwa nibabyuka vuba vuba. Nibamara kubyuka bongere barire, bongere bibutse Imana, bongere bayinihire, amaze Imana itugirire neza. Imana nishimwe. Ngo mwizere izina ryera, ngo niryo muneshesha. Izina ry'Imana niryo rituneshereza. Imana nishimwe. Ngo nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu nibwo tuzagira amahoro iteka mu ijuru. Imana yacu nishimwe. Amina. Irakarama, icyubahiro ni icyayo. Imana itwambika imbaraga kandi duhe kunesha. Katuganire ku magambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Samweli ku gice cyaho cya mbere. Turaganira ku murongo waho turaganira ku murongo waho w'umunani. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati urarizwa n'iki? Hana ni iki kikubuza kurya, kandi ni iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana arahaguruka aho buri ajya ishiru, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ngomanizo y'umuryango w'urusengero w'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga
yasengaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ikizamugera ku mutwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Impamvu yacu yo gusenga, ni imirimo twabonye twagiye mu masengesho. Haleluya! Impamvu dusenga ni imirimo twebwe ubwacu twabonye tukayibona mu masengesho. Niyo mpamvu dukangurira abantu bose kuba bava mu bintu babamo bidafite umurongo, bidafite imvugo y'Imana, bakarushaho gushaka Imana, bagashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Uyu mugore rero Hana ahangaha yari yajyanye n'umugabo we Elukana Ishiru, bagiye gutamba ibitambo, maze Hana ararira, arababara, agira agahinda. Amaze kugira agahinda, byari bibaye igihe kirekire, ajya gutamba. Yari afite umugore wa kabiri Elukana, umwe akitwa Penina, undi akitwa Hana, ngo maze akamucina ku mubyimba. Uyu munsi rero yagize agahinda kenshi kagaragarira n'umugabo bari kumwe. Arangije umugabo aramubaza ngo none singurutira abana 10 b'abahungu. Undi arangije aramwihorera bararya. Haleluya! Aramwihorera bararya. Ibigucerereza mu rugendo bireke, yanga kamucerereza. Bararya, barangije guhaguruka yihuta, yahagurukana umwete, ngo arangije yirukanka ajya mu rusengero Ishiro. Ngo ahageze ahasanga umutambyi Heli, ngo yari yicaye ku nkomanizo y'umuryango, niho yari yicaye aho ngaho. Ngo ahagera asengana umubabaro mwinshi. Aha nimukomeza gusoma Bibiliya izakubwira ngo Heli yabonye uwo mugore arimo yivugisha mu mutima, abona agenda yivugisha mu rusengero. Arangije aramubaza ngo wa mugore we uzageza hehe n'isindwa ryawe? Undi arangije aramubwira ngo ndi umugore w'umutima, si ndi umugore w'umupfapfa. Haleluya! Ukwiriye kureba kuri umugore w'umutima, ukwiriye kureba amagambo uvuga, ukwiriye kureba ibiganiro uganira, ugomba kureba inshuti zawe, uburyo mubana, ukareba inshuti ufite izo arizo. Niba ari inshuti zikugeza ku musaraba, niba ari inshuti zigusubiza inyuma, ukamenya abo mugendana n'abo mubana. Uyu mugore rero warangije wahunga umugabo, arahaguruka aragenda yegera Ishiro. Umutambyi akimubwira ngo uzageza he, ndavuga ngo ndi umugore w'umutima. Utangira ubuhamya, ndavuga ngo ugende umugore w'umutima, sinakora iby'ubupfapfa, ahubwo ndanihira Imana yanjye agahinda, ndanihira Imana yanjye umubabaro, ndanihira Imana agahinda afite. Arangije arayibwira, ngo arayibwira umutambyi, aramwitegereza, aramureka arasenga. Impamvu yacu yo gusenga, yaramubwiye ngo Uwiteka niwareba agahinda kanjye n'umubabaro wanjye, ukumva gusenga kwanjye, ukumva gusenga kwanjye, ukangirira ineza, ukangirira ibambe, ukumva umubabaro wanjye ukandengera, ukampa umwana w'umuhungu. Aravuga ngo nta cyuma cyogosha ahiga umuhigo, aravuga ngo nta cyuma cyogosha kizamugera ku mutwe. Harangira agerekaho ijambo rikomeye, havuga amagambo akomeye, avuga ngo nanjye nzamutambira Uwiteka. Haleluya! Avuga ngo azamutambira Uwiteka, ngo azaba mu nzu y'Imana bw'imyaka ye yo kubaho. Nimusoma rero uyu mugabo twasomye, Samweli twasomye, ni uwo mugabo basabaga icyo gihe. None yageze igihe arakura, aravuka, yandikwa muri iki gitabo. Ubwo ni ubuhamya bukomeye nawe washingiraho usenga. Arangije Samweli arakura, aravuka. Imana imuha umwana. Gusenga bituma Imana isubiza abantu ibibazo bafite. Ibibazo byawe ufite byananiye abantu, byananiye abadogiteri, byananiye abakomeye. Imanza zawe ufite zananiye abacamanza. Ibyo byose mubikusanye, mubishyire Yesu mu masengesho, maze Yesu kubera ko ari we mwami w'abami,
kubera ko yavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe ngo musange baruhure niwe karuhura. Nimumushyire ibyo byose ntawasubiza inyuma. Nimuze mu masengesho dusenga n'Imana. Ibidashobokera abana b'abantu kuwiteka birashoboka. Ibitemera kuri uyu munsi nukomeza ukabana natwe mu masengesho ejo bizakunda. Mwami Yesu naguha umugisha. Numvaga tutasenga gusa ngo tubure kuganira no ku nkota. Inkota ni ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntwara abantu ba Kristo bakwiye kwitwaza. Tuganire rero kuri uyu mugabo n'uyu mugore we, tuganira no ku mutambyi. Uyu mutambyi aramubwiye ngo bikore uko ushaka, nawe uko wizeye wumvisha aya masengesho abari kumara gukora imirimo n'ibitangaza. Yesu abaduhera umugisha kandi murakoze. Imana yo mu ijuru barinde ibagirire neza. Twari turi mu masengesho rero, nge wari urimo uyoboye urimo usenga ninge wari urimo unasenga. Nitwa Sibabugingo Daniel, nsengera muri paruwasi ya Kacyiru mu mudugudu wa Kabagari. Aho niho dukora umurimo w'Imana. Uyu rero turi kumwe ni madamu wanjye yitwa Umwana Nkundi Odeta. Imana imuha umugisha kwemera ko tubana muri iri teraniro. Nawe Imana imuha umugisha mu gusenga. Nawe nahasengera n'umukristo. Turakijijwe dukunda Imana ndetse n'abantu b'Imana. Wakenera kutuvugisha kubw'impamvu zawe ku cyawe giti, telefone yanjye ni 078 28 31 443. Yo niyo telefone yacu. Yesu aguha umugisha. Murakoze. Yesu abaha umugisha. Amasengesho ntajya asozwa, n'ubu turayagumamo ahubwo tubaye tuyacumbikiye hano. Mwami Yesu abaduhera umugisha. Murakoze.